ngo ugiye kumubitira moto nawe ni umutekano iyi moto nayihindura ibijyanye mu by'abapfumu njyewe ndi umuvuzi gakondo ahubwo wowe ushaka kundira amafaranga kandi na telefone yanjye bayiba genda nzagura reka ngende simwanze kuba akazi muzicuza nigendera turi kumwe nawe ubu ushaka gutwita we nakubona nta kibazo ibintu byose bikubayeho ubu ushaka no gutwita oya pe ubwo se wayintera nta kibazo nuyintera ndayikweba ubwo se yahinguka inyuma ikampa ariko Diyorere. Kwishyure Mirongo itanu ayangaya kwishyura ugeze mu rugo numva nawe mugera ayangaya 50 yajya byangaka ntabwo nabura byose reka nitaka basi ariko njye Kigali mwana kwibamo bisaba kujijura umunsi ndiba nde noneho ibintu byakomeye ikibuga cyanyereye pe gahunda ni ugukora Kigali kwibamo ni ugushimira urabona muri iyi bipangu habaho gututibye warya se imyenda gusa byose ngomba kugenda neza ariko ntabwo umunsi wanjye uri bugende nabi ikintu kiri kumanuka se mbe nitayarisha kubitwa niba nanjye ntabwo ari njye wiyanze ngiye kukurya bore Ansayidira n'izina rya Yesu wegerane Ansayidira muntu w'Imana ariko abanyakigali we ubwo ni umuteka mutwe wabaye ikize dore kwasa mbimbere kanige ndagiye ubwo buteka mutwe bw'abanyakigali maze kubumenyera mbimbere batu urakagwaho nibona wanumbiye mugiga we ndakuvumye ndakuramo ngubumeye no mu kibuga abantu b'abakene baragatsindwa umba nasabiye muri quartier z'abakire mura n'abakene umuntu ni umukene ku isura ku myenda mu buzima bwe bwose ni umukene nta n'ikintu yanatanga ndabona umukire ariko da Yesu wanjye yewe wabaye iki usengere Jesus n'izina rya Yesu karabaye mwokabyara ibi ni ibiki baho yewe wabaye iki urwaye mu nda yewe munabare wabaye iki mana yanjye ubusubu ndabigenza gute ko uyu muntu yarembe haguruka wabaye iki urashonje mu gifuse wagiye mu mihango cyangwa wabaye iki munabare tujyana umuntu kwa muganga akira karabya wabaye iki uyu muntu mwoka byara mwana bayera munabare umuntu yandembaye uyu muntu se yabaye mana yanjye dore n'inkweto wazitaye ambara inkweto se urwaye he ubabara he uri kubabara he ni munda wabaye iki niko wabaye iki mota wahagaze ukamfasha hagarara umfashe uyu muntu rwose ndabona ameze nabi wamufashije tukamujyana kwa bigenze bite se hano
uyu muntu munsi anyuma aramukonga ashaka no kuruka ameze nabi none ntabwo namusiga ku nzira nk'abanyarwanda tugomba gufashanya ntabwo namuta ku nzira rwayo wamufashije tukamujyana kwa muganga none se turamujyana kwa muganga hano hari nimero za ambulance ubonyeho se impamvu moto nayo ijyaho abarwayi moto rero yadufasha reka ntubwire sibyo moto ntabwo ari ambulance sibyo amagara ambulance niba ushaka gufasha umuntu aba ari izi moto imujyana moto nayo wanze kumfasha mva nkubwire sibyo uyu muntu muraziranye ntabwo muzi ni ubwa mbere mubonye bivuze ngo umusanze hano sibyo rero reka nkubwire abantu b'i Kigali barahindutse mwigende aho moto umwana mubi mwana yawe ubu ndabigenza gute ute wahagurutse nka gusindagiza tukareba ko twagenda no kugeza gira gutya senda kugezayo kwanza ureke nduhuke nananiwe wavuye he waruvuye nitwa ngwiki Mama yangu game over. Hagarara neza wemye ubanze bahamagara none se iyo uhagarara ukavugira hano hagarara uvugira aha yewe bayi mana yanjye usagiye he mana yanjye ariko mana ibisambo biragwira wa mumotari yabimbwiye mana yanjye yesu we ubu usagiye he yewe muntu mana yanjye yayitwaye usenda mwiriwe wakibye telefone bande se ubu shano umumama yararembeye hari haruguru mana ndumva acitse intege none se kugira ngo akwibe telefone bigenze gute byaciye muri iyo process yararyamye hariya arwaye arembye ameze nabi yewe uri kurira wirira rwose umumotari yanciyeho amubwiye ngo namfashe arabyanga yego hari umumama ndamusindagiza ndamubura ubwo ugize neza none mutije fone ngo ahamagare baze bamujyane ahise ayijyana bise byanga rero buriya nta muntu ugira neza rwose muri kino gihe n'uyu motari se motari telefone barayijyana ndamutije fone ngo ahamagare baze bamujyane muntu mwari muri kumwe hano none wari wabimbwiye mwana yanjye ubusobo ndavuga ngo ariko njyewe ntabwo nzongera uzongera ibikize njyewe ariko njyewe ndi umurozi gakondo mwami yego pe njye nabafasha nta kibazo ariko iyi moto ntabwo ari ambulance ikindi sibyo wowe wagombaga kumuhamagarira ntabwo ari kumuha telefone yawe ni ukuri ko imana yashyizemo nimero ajya ku ruhande moto njye nyine ndi kumubwira ama amafaranga nyimugarure njye ndi umuvuzi gakondo name 5 byonyine ndahita telefone umuntu wayibwira ahita izaha batayara ahubwo tujyane rwose uranywa pasi ndagukopa oya ubwo njyewe turumvikana mu 5,000 telefone yawe leta ikaruka yari ihagaze angahe yari ihagaze nka senkani kuramo 5,000 rwose telefone yawe igaruka wafashije se ejo nzaya uyitware wowe iwawe ejo niwuzanira bitawe ariko reka umubaze muzi yuko umuntu binakora aba ari iby'ubusa buriya bajya bavuga ngo kumara amasa ntabwo asaba igisagati njye n'imbaraga zanjye ndimo ndabwira abakurambere kugira ngo ni 50 buriya bajya bavuga ngo ibyo bapfu biribwa n'abapfu akira nyaguye
igiceri cya 50 si usabye ariko reka nkubwira uzi ko mugira usabye 50 si zayanda yaguhaye igiceri cya 50 mwe nta n'ubwenge ahubwo munagira igiceri ngufashe iki se ngo akira ibyinjiji n'ibyinjiji akira ndigendeye reka kandi nkubwire nguhaye 50 buke ko nabafasha nabyubuntu je ntabwo ndi umutekamutwe uzabaze ngira kumubitira moto nawe ni umuteka iyi moto nayihindura ibijyanye mu ariko by'abapfumu iby'abapfumu njyewe ndi umuvuzi gakondo ahubwo wowe ushaka kundira amafaranga kandi na telefone yanjye bayiba genda nzagura reka ngende simwanze kuba akazi muzicuza nanjye nigendera turi kumwe nawe wanyihereye kandi mwitahira moto ubu ushaka gutwita we nakubona nta kibazo ubu ibintu byose bikubaye ubu ushaka no gutwita hoya pe ngo se wayintera nta kibazo nuyintera ndayikweba caraho tugenda ngo se yahinduka inyuma ikampfa ariko gihorere nkwishyure mirongo itanu aya ngaya nkwishyure ugeze mu rugo numva nawe bugera aya ngaya 50 yajyane mani gwe